tugiye gutangira icaha citwa igomwa. Igomwa, abantu bashobora kumva ngo igomwa bakagira ngo ni ubugome. Ye n'ubugome burimo, ariko ibyanditswe byera kuko bitubwira muri Yohana ya mbere igice ca 3 umurongo wa 4 uko atubwira ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Igomwa rero niryo tugiye kurebera hamwe. Igomwa, igomwa, igomwa bamwe bakoresha kurimbura, nkuko byanditswe muri Zaburi igice ca 52 umurongo waho wa 4. Uturutse ku murongo waho wa 4 hari ukurimbura, ariko Yakobo igice ca 1 umurongo wa 21 yakoresha ikintu citwa ububi busaze. Ububi busaze hariya mu Migani igice ca 28 umurongo wa 24 havuga ngo uwiba se na nyina akavuga ngo ntaco bitwaye, ngo ni mwene wabo w'umurimbuzi, kurimbura babyita igomwa. Inyamaswa isa n'ingwe, kandi inyamaswa isa n'ingwe yari ishamikiye izindi nyamaswa zose. Ndatanga urugero rw'ingwe kuko ingwe niyo ihuje n'icaha c'igomwa. Ingwe ni inyamaswa bita carnivore, nubango itungwa n'inyama, ariko cyane cyane iry'inyama itahagijwe n'amaraso. Iyo yagize amahirwe igafata umuhigo wayo, wa muhigo ukagira amaraso menshi, irayagotomera, yamara guhaga ntiyongere kurya ku nyama z'uwo muhigo. Ariko iyo amaraso abaye make, ingwe irya n'inyama kuko ni carnivore, itungwa n'inyama. Ariko akenshi inywa amaraso yaba menshi, uwo munsi ntibikiri inyama. Noneho rero ingwe igira umuvuduko w'ibirometero 80 ku isaha, kilometero 80 ku isaha kwiruka kwayo. Muri Afrika bayita leopard, muri Aziya bayita pantere, muri Amerika bayita jaguar. Uvango iyo bavuze leopard bakavuga pantere bakavuga jaguar, ni ikintu ca famille zimwe. Nuko iyo ziri mu migabane itandukanye y'isi zishobora kugira imiterere itandukanye, ariko leopard niyo pantere niyo jaguar mu migabane y'isi itandukanye. Muri Afrika ni leopard, muri Aziya ni pantere, muri Amerika ni jaguar. Iyo nyamaswa isa n'ingwe kamere yayo iritonda. Kwitonda kwayo ntabwo ari ukugwa neza. Kwitonda kwayo gushingiye mu miterere yayo no guhiga kwayo. Ni ukuvuga ngo ni inyamaswa idashaka guhusha igiye gufata umuhigo. Abendi baje babiganura mu masekuruza n'amateka bavuga ngo ingwe guherekeza abantu, ngo mukagendana ikakugeza ngo iyo ushaka, ngo ni inyamaswa ngo ituje, ngo kandi ngo ntabwo ari mbi cyane kuko ntigira ubugome. Ariko gutuza kwayo no guceceka kwayo niho igomwa ryayo rishingiye. Ingwe rero iritonda, ingwe irigengesera, ariko ingwe ikagira igomwa kuko itungwa n'amaraso. Yinjiye mu matungo aho ihene, umukumbi w'ihene uziritse cyangwa aho zirisha, izinjiramo ikafatamo ihene imwe ikayinywa amaraso, yabidahaze ikarya ku nyama zayo. Ariko iyo igiye kugenda imaze guhaga, ntabwo yemera kuzisigira nyirazo, ahubwo ibanza kuzica zose. Yamara kuzica zose ikabona ikagenda. Ni ukuvuga ngo yica imwe ikayirya, yamara guhagiza isigaye zose ikazica kugira ngo igusigire intumbi. Igomwa rero riboneka mu nyamaswa yitwa ingwe, igira ikintu cyitwa igomwa. Igomwa rero ntabwo ari icyaha kimeze nk'ibindi, ni icyaha gihombya uwo bagikoreye, kandi ico cyaha kigahombya n'uwagikoze. Igomwa mu gifaransa bacita malice. Nuvango iryo jambo malice, jambo mischievous, nuvango malice, mischievous, mischievousness, nuvango mu Congereza ni mischievousness, ni malice. Iyo malice bisobanura ngo igomwa ntabwo ari ishari, kuko ishari umuntu akugiriye ishari ushobora guhomba bidaturutse kuri we akishima. Ni ukuvuga ngo umuntu w'ishari akwishimira ko bakwiba. Iyo abazizo nkuru ngo bamwibye abahindutse umukobanyi, ariko iyo yishimiye ko bakwiba gusa ntabivuge abahindutse umunyeshari.
ahangaha rero igomwa ni ikindi kintu rihombya uwarikorewe. Icyo cyaha cy'igomwa uwagikorewe arahomba n'uwagikoze agahomba. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Congo, abari muri Afrika y'Amajepfo, abari muri Mozambique, abari muri Malawi, abari muri Uganda, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubifurije amahoro y'Imana abane namwe. Imana ibiteho, Imana ibagire neza, Imana ihaze kwifuza kwanyu. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, turakura mu nshuti za gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Asia shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, turakunda mu nshuti za gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, turakunda inshuti za gusenga. Reka tushimire umuntu wakanze subscribe, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, canke wakoze sabone Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu dufata ibiganiro byacu akabihera inshuti yiwe, akabisharinga canke akabiparitaja, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikwagure, Imana isubiza amasezerano yawe mu izina rya Yesu. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga Evi, turi kumwe na Dr. Reverend Pastor Maziraho. Dr. Shalom shalom, mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza umwanya uduhaye kwamamaza ishimwe ryawe. Ni inshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye abigishwa be, natwe tugiye kugera intambwe mu zabo kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, dukura mu mwijima ikatugeza mu muco w'itangaza. Abantu bamenye ubutumwa bwiza, bave mu rujijo, bave mu mwijima, bagere mu muco wawe kandi bagendere mu muco. Ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data atamujanye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ube hafi yacu, ube hafi y'abakurikira ubutumwa bwiza kuri channel ya gusenga everyday, babashe gufashwa nabyo kandi bakomerere mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor Kazi, tugiye kuganira ku cyaha ca 28. Twari turangije gusesengura icyaha ca 27 cyatubwiraga ubugugu. Twaganiriye ku bugugu ku bantu badatanga, ku bantu batarekura. Ariko ijambo ry'Imana mu Migani 20:24 avuga ngo hari umuntu utanga kwiragiza, nyamara bikamutera kunguka, ngo ariko ari n'uw'Imana birenze urugero, ngo azarushaho gukena. Ahangaho twarangije icyaha c'ubugugu, tugiye gutangira icyaha citwa igomwa. Igomwa, abantu bashobora kumva ngo igomwa bakagira ngo ni ubugome. N'ubugome burimo, ariko ibyanditswe byera kuko bitubwira muri Yohana ya mbere igice ca 3 umurongo wa 4, uko atubwira ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo wa 4. Igomwa rero ntabwo ari kimwe n'ubugome, ariko ubugome ni igisobanuro mu buryo rusange cy'ibyaha byose. Kuko niba gukora icyaha ari ukwica itegeko, hariya munsi y'urupapuro rwa Yohana ya mbere 3 umurongo wa 4 haranditswe ngo ubugome cyangwa kwica amategeko. Umuntu wica itegeko ni umugome, kandi icyaha cyose ni ukwica itegeko. Ariko ibyaha bikagira buri cyaha izina ryacyo, kandi kikagira n'inkomoko yacyo, kikagira n'abasa naco abagikora. Igomwa rero niryo tugiye kurebera hamwe. Igomwa bamwe bakoresha kurimbura, kuko byanditswe muri Zaburi igice ca 52 umurongo waho wa 4. Uturutse ku murongo waho wa 4 hari ukurimbura. Ariko Yakobo igice ca 1 umurongo wa 21 yakoresha ikintu cyitwa ububi busaze. Hariya mu Migani igice ca 28 umurongo wa 24 havuga ngo
uwiba se na nyina akavuga ngo ntaco bitwaye ngo ni mwene wabo w'umurimbuzi, kurimbura babyita igomwa. Igomwa rero ndabanza gutanga urugero mu matungo cyangwa se mu nyamaswa, inyamaswa igira igomwa. Dusomye mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3, haravuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10, ikagira imitwe 7, kandi ku mahembe yayo 10 hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 2 avuga iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na aruko, akanwa kayo kasaga n'akintare, cyakiyoka cy'imbaraga zaco n'intebe yaco y'ubwami n'ubutware bukomeye. Anga tubonye inyamaswa isa n'ingwe, kandi inyamaswa isa n'ingwe yari ishamikiye izindi nyamaswa zose. Ndatanga urugero rw'ingwe kuko ingwe niyo ihuje n'icyaha c'igomwa. Ingwe ni inyamaswa bita carnivore, nubango itungwa n'inyama, ariko cyane cyane iry'inyama itahagijwe n'amaraso. Iyo yagize amahirwe igafata umuhigo wayo, wa muhigo ukagira amaraso menshi, irayagotomera, yamara guhaga ntiyongere kurya ku nyama z'uwo muhigo. Ariko iyo amaraso abaye make, ingwe irya n'inyama kuko ni carnivore, itungwa n'inyama. Ariko akenshi inywa amaraso yaba menshi, uwo munsi ntibikiri inyama. Noneho rero ingwe igira umuvuduko w'ibirometero 80 ku isaha, kilometero 80 ku isaha kwiruka kwayo. Muri Afurika bayita leopard, muri Aziya bayita pantere, muri Amerika bayita jaguar. Uvango iyo bavuze leopard bakavuga pantere bakavuga jaguar, ni ikintu ca famille zimwe. Nuko iyo ziri mu migabane itandukanye y'isi zishobora kugira imiterere itandukanye, ariko leopard niyo pantere niyo jaguar mu migabane y'isi itandukanye. Muri Afurika ni leopard, muri Aziya ni pantere, muri Amerika ni jaguar. Iyo nyamaswa isa n'ingwe kamere yayo iritonda. Kwitonda kwayo ntabwo ari ukugwa neza, kwitonda kwayo gushingiye mu miterere yayo no guhiga kwayo. Ni ukuvuga ngo ni inyamaswa idashaka guhusha, igiye gufata umuhigo. Abendi baje babiganura mu masekuruza n'amateka bavuga ngo ingwe guherekeza abantu, ngo mukagendana ikakugeza ngo ushaka, ngo ni inyamaswa ngo ituje, ngo kandi ngo ntabwo ari mbi cyane kuko ntigira ubugome. Ariko gutuza kwayo no guceceka kwayo niho igomwa ryayo rishingiye. Ni ukuvuga ngo ni inyamaswa igira umuvuduko wa kilometero 80 ku isaha, ikabiramo imyaka 30, ikabibwagura icana kimwe. Muri za carnivore zose zo ku isi ingwe nizo nke kuko ibwagura kimwe gusa, ntabwo ari nk'izindi nyamaswa, ahubwo ni kimwe. Baravuga ngo iyo umuntu yabyaye umwana umwe ngo yabyaye kimwe nk'ingwe. Ingwe rero iritonda, ingwe irigengesera, ariko ingwe ikagira igomwa kuko itungwa n'amaraso. Iyo nje mu matungo aho ihene, umukumbi w'ihene uziritse cyangwa aho zirisha, izinjiramo ikafatamo ihene imwe ikayinywa amaraso, yabidahaze ikarya ku nyama zayo. Ariko iyo igiye kugenda imaze guhaga, ntabwo yemera kuzisigira nyirazo, ahubwo ibanza kuzica zose. Yamara kuzica zose ikabona ikagenda. Ni ukuvuga ngo yica imwe ikayirya, yamara guhagiza isigaye zose ikazica kugira ngo igusigire intumbi. Igomwa rero riboneka mu nyamaswa yitwa ingwe, igira ikintu cyitwa igomwa. Kuvuga ngo ubwo maze kurya ngahaga, reka ne kumusigira izi kugira ngo nawe muhombye mukomeretse. Ntabwo ifite gahunda yo guhiga nyiribwo umukumbi w'ihene, ahubwo ni gahunda yo kugira ngo yice za hene zose, nyiri wa mukumbi ababare agira agahinda. None ikabikora yabitekereje kubwo igomwa. Igomwa rero ntabwo ari icyaha kimeze nk'ibindi, ni icyaha gihombya uwo bagikoreye, kandi icyo cyaha kigahombya n'uwagikoze. Igomwa mu gifaransa bacita malice.
nuvuga ngo iryo jambo Marise, jambo Miss Chevreuse, nuvuga ngo Marise, Miss Chevreuse, Miss Chevreuse, nuvuga ngo mu Cyongereza ni Miss Chevreuse, ni Marise. Iyo Marise bisobanura ngo igomwa, ntabwo ari ishari, kuko ishari iyo umuntu akugiriye ishari ushobora guhomba bidaturutse kuri we akishima. Nukuvuga ngo umuntu w'ishari akwishimira ko bakwiba. Iyo abazi izo nkuru ngo bamwibye abahindutse umukobanyi, ariko iyo yishimiye ko bakwiba gusa ntabivuge abahindutse umunyeshari. Ahangaha rero igomwa ni ikindi kintu, rihombya uwarikorewe. Icyo cyaha cy'igomwa uwagikorewe arahomba, n'uwagikoze agahomba. Umuntu akareba ibigori bya mugenzi we ko byakuze neza, ibigori ntabwo birera, none akagenda bitewe n'igomwa akagenda akagura umuhoro, akagenda akirirwa utyaza umunsi wose, akinjira muri bya bigori by'imiheko akabitema byose, atenda kubirya akabigomwa nyirabyo. Iryo ntabwo ari ishari, wa ni igomwa. Ntabwo ari ishari, ni Marise, ntabwo ari jalousie. Kuko ishari yifuza kuhomba ariko atari waguhombeje, ariko igomwa ni ugushaka ikintu cyaguhombya nawe cyamuhombeje, ariko ntamenye ko yabihombeyemo, akumva ko yungutse kubera wahombye. Umuntu agafata amafaranga ye akagenda akagura umuhoro, akawutyaza umunsi wose, akitegereza ibigori bya mugenzi we. Ibigori ni imiheko, ntibiragera igihe cyo kuribwa, akagenda akabitema byose akabirangiza, agasubira mu rugo akawubika. Igihombo gikomeye nuko yatanze amafaranga ye. Igihombo cya kabiri gikomeye nuko yatanze umwanya we. Nukuvuga ngo yatanze amafaranga ye kandi atanga umwanya wo gutyaza umuhoro umunsi wose, atanga n'umwanya wo kujya gutema ibigori bya mugenzi we umuturage, arabitema. Ntabwo biragira igihe cyo kwera, ntabwo ari umujura ngo abirye, kuko abajura ubundi barunguka nubwo bahura n'ingaruka y'ibyaha byabo, ariko abajura barunguka. Umujura arakugenzura, akareba uko uryama, akareba uko wicara, akaza agafata ibintu byawe akabyiba, akaja kubigurisha, rimwe na rimwe akabiheza. Ikindi gihe kubavuga ngo iminsi y'umujura ni iminsi 39 ngo wa 40 agafatwa, ariko agafatwa ku munsi wa 40 yarariye. Nuvuga ngo umujura arafatwa agahura n'ingaruka y'icyaha yakoze, ariko afite inyungu. Ariko igomwa rigahombya uwakoze icyaha, rigahombya n'uwakoreye icyaha. Umuntu akitegereza inka ya mugenzi we, inka ya mugenzi we irakamwa, ikamirwa abana be, umuryango umeze neza. Umuntu w'ishari yakwifuza ko yanka bayiba kugira ngo na nyirayo ayihombe, ariko umuntu w'igomwa afata umuhoro, ntagende ngo yibe yanka, agende ngo ayigurishe abone amafaranga agira icyo yunguka, ahubwo afata umuhoro akagenda akayitema, agafata wa mwanya wose yatakaje ikagombye gukorera ibimutunga, akaja gutema inka ya mugenzi we kugira ngo ayihombye mugenzi we abura amata, nawe ntashikire na za nyama ngo azirye, ahubwo akereka intumbi nyiri yanga. Nuvuga ngo igomwa baryita kurimbura, ariko mu rindi jambo muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 21 bakoresha ngo nububi busaze. Ubwo bibusaze rero navuga ko abanyabyaha bose nta bwenge bafite. Kwijambo ry'Imana ravuga ngo kubahi Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niyo 28 umurongo wa 28. Abanyabyaha bose rero nta bwenge baba bafite. Baba bafite ahubwo ikintu cyitwa ubugome, baba bafite ikintu cyitwa ishari, baba bafite ikintu cyitwa igomwa. Iryo gomwa rero harimo uburiganya, harimo agasuzuguro. Muri Petero ya mbere dusomye iryo jambo riri muri Petero ya mbere igice cya 2, Petero ya mbere igice cya 2 umurongo waho ni umurongo wa 2, haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo
abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, hano ngo mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya bwose n'ishari yose no gusebanya. Turi kuca rero ca 28 kivuga igomwa. Igomwa umuntu araritegura akagenda agahombya mugenzi we, ariko areba inzira yanyuzemo ugasanga nawe yahombye. Niba umuntu ashobora kugura umura akawutangira amafaranga akaja gutema inka mugenzi we kandi yakoresheje umwanya, kandi umwanya nawe ari amafaranga, umwanya na amafaranga no kwica igihe nacyo ni icaha. Ntabwo yakoze icaha kigomwa gusa, ahubwo yakoze icyaha cyo kwica n'igihe. Usomye mu Efeso igice cya 5:15 n'uwa 16 aravuga ngo bene data mwe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ku murongo wa 16 aravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ari abashaka kuvuga ko n'umuntu wica igihe nawe aba ari umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo igomwa rihombya uwariteguye, igomwa rigahombya uwarikoreye. Ni ukuvuga ngo ahangaha igomwa muri yo Abakorinto wa 5:8 haravuga ngo mwiyambure igomwa ryose n'umusemburo wa kera. Bene data mwiyambure igomwa. Umuntu akabazi ko mugenzi we afite akazi kandi ahembwa. Mugenzi we afite akazi arahembwa. Aho kugira ngo amugambanire, kugira ngo asabe kakazi agakore, ahubwo akakamukuzaho atashobora no kugakora. Nubango wa undi nyina akaza kagahomba na wa undi bakamukujeho ntagakore ntanakabone. Babyita igomwa. Malice nukuvuga ngo mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya n'ishari. Ibyo bintu byose mu byiyambure, ariko igomwa ni ikintu kibi cyane. Nubango mu matungo yose twumvise ko iyo nyamaswa nabonye yasaganiwe. Amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga nta kintare. Mu ngwe habitse ubugome, ariko hakabamo n'igomwa. Mu dubu harimo ubugome, ariko nta gomwa ririmo. Mu ntare harimo ubugome, ariko nta gomwa ririmo. Intare ishobora kukurira inka, ariko intare yahaze imaze kurya intama mushobora guhura bikamera nkaho wahuye n'umuntu mugenzi wawe. Nuvuga ngo intare yahaze ntabwo itera amahane. Idubu ryahaze ntabwo rikora ku bantu, ntabwo rikora no ku yandi matungo. Iyi ntare yahaze inyura no mu masho y'amasha, no mu mikumbi y'amasha cyangwa se gazere ikazinyuramo nta kibazo, kuko ihaze ntigirize igitwara, kuko itagira igomwa. Iki kintu ari uko igikeneye ikabigiye kukirya. Niko idubu imeze, niko n'intare imeze. Ariko ingweyo iwe n'itungo cyangwa ari inyamaswa ishoboye, nubwo yabihaze irayiniga kugira ngo isige ipfuye. Swate niba ari itungo ryo mu rugo irigomwe ba nyiraryo. Igomwa ni icyaha kibi cyane. Malice ni icyaha kibi cyane. Ni icyaha cyo guhomba, ugahombya n'uwo wagikoreye. Twumvise ko icyaha cyose ari ukwica amategeko, kandi buri tegeko rifite ico ribuzanya. Hariya itegeko rishobora gusobanura edi, rishobora gusobanura ordonnance, rishobora gusobanura decret, rishobora gusobanura convention, rishobora gusobanura contrat, rishobora gusobanura promesse, rishobora gusobanura ibintu byinshi cyane. Harimo loi, harimo commandement, harimo ordonnance, harimo promesse, harimo convention, harimo byinshi cyane. Mwitegeko rero kuko abumbiye ibintu byose, nizo mpamvu bavuga ngo icaha n'ukwica itegeko. Kuko amategeko yanditswe mu byanditswe byera abanza, yanditswe mu bitabo bya Mose uko ari 10, yari yanditswe ku bisate by'amabuye, yose agendana n'umubano w'Imana n'abantu, andantandatu akagendana n'umubano w'abantu hagati yabo. Kuvuga ngo ubaye so na nyoko ni hagati y'abantu, ntukice ni hagati y'abantu, ntugasambane ni hagati y'abantu, ntukibe ni hagati y'abantu, ntugashinge mugenzi wawe inyuma ni hagati y'abantu, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa nka mugenzi wawe cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi, ni hagati y'abantu. Ayo mategeko uko ari 6 ahuza abantu hagati yabo, kuyica no gukora icyaha. Ariko nariya nayo ahuza abantu n'Imana, ijambo ry'Imana
rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, mu kuva igice ca 20 murongo wa mbere kugera kwa kane bavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere kandi ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha kandi mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibigihumbi. None irya gatatu ravuga ngo ntukavugira ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusizina rye. Irya kane ravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 uje ukora, ariko ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa ikindi kintu cyose kiri iwawe, kuko mu minsi 6 ni Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi birimo byose, ariko Uwiteka aruka kwa karindwi, nico cyatumye aho umugisha uwo munsi w'isabato akaweza. Ayo mategeko kwarane ahuza Imana n'abantu, kuyica rero bahita gukora icaha. Ari amategeko 6 ahuza abantu hagati yabo, kuyica ni igicumuro, kuko ku bantu ni igicumuro, ku Mana ni icaha, ariko byose byandikwa mu byaha. Nizo mpamvu bavuga ngo kwica itegeko niko gukora icaha. Ukora icaha rero abagomye, kandi icaha nibwo bugome, kandi ubugome ni urusangi rw'ibyaha byose. Ariko hariya igomwa na agashami k'ubugome, na agashami, ariko ico gatandukaniyeho n'ibindi byaha nuko uwagateguye ahomba n'uwagakorewe agahomba. Nukuvuga ngo iyo ufashe amaboko yawe, ukuntu amaboko akora imirimo iruhije, ukagirira mugenzi wawe ishari, ntumwice ngusigarane inzu ye, ahubwo ugafata iminsi 6 uri kuyisenya. Nuvuga ngo ntuyifashe ngo yituyemo, ya nzu yayubatse wenda umwaka, none ugiye gushaka ingamba zikomeye n'intwaro zikomeye kugira ngo usenye inzu ya mugenzi wawe, ntuyinjiyemo ngo uyibemo, babyita igomwa. Iryo gomwa rero riba mu nyamaswa yitiwe. Izo mpamvu bavuze ngo ubugome bw'intare n'ubugome bw'idubu nabwo buboneka mu mutima w'ingwe, nubwo igira igomwa ku giti cyayo. Nuvuga ngo irakugomwe, kandi ibyo yishe byawe ntabwo ibiriye, nabyo birangiritse, ariko ibishaka kugira ngo itabigusigira nibyo bita igomwa. Icyaha igomwa. Igomwa rero hano mu Bibiliya bavuze ngo igomwa niyambura igomwa n'umusemburo wa kera, ariko Yakobo aravuga ngo nubibusaze. Naho Zaburi ya 52 murongo wa 4 haravuga ngo nukurimbura ku buryo butandukanye, ariko Imigani 12 murongo wa 2 haravuga ngo nukugambirira ibibi mu buryo bwose. Abantu bafite imitima itandukanye kandi baragambirira, ariko umuntu ugambirira ikibi, mu yindi Bibiliya zavuze ngo umuntu ugambirira ikibi nawe abakoze ikintu cyitwa igomwa, ariko iyo ugambiriye ikibi havamo byinshi, ariko n'igomwa rikabamo. Petero yaravuze ngo mwiyambure igomwa n'uburiganya n'ishari ryose. Bigaragara ko igomwa ryaje ku mwanya wa mbere, ariko ni icaha gihombye uwagikoze kigahombya n'uwagikoreye. Bene data, mwirinde igomwa. Niba uziko mugenzi wawe yakoze akagera ku kintu, akagera ku musaruro ugaragara, igomwa ni ribi kuja kubimwangiriza ukabyambura ukabyica, aho utabishikiye ngo witwe umujuru bitunge. Kuko natanze urugero, navuze ko nta umuntu ugira igomwa ntabwo yiba ibigori, oya arabitema. Umuntu ugira igomwa ntabwo yiba inka, arayitema. Umuntu ugira igomwa nukuvuga ngo ashaka kukugomwa icari kigufitiye inyungu, ariko nawe ataragikuraho inyungu. Ntabwo ngira inama abatwumva uyu munsi wa none kuri channel ya Gusenga Everyday ngo mugende mukora icaha kuko murakibonaho inyungu, kuko icaha cyose kizanyura mu rubanza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto 2:5 murongo wa 10 ngo twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa se byaba bibi. Icaha cyose nubwo waba gifite inyungu yo hano ku isi ku mubiri, ni icaha nyine, ni ukurimbuka. Iherezo ryacu ni ukurimbuka. Ni ukuvuga ngo icaha ni ukurimbuka. Cabigomwa kiraguhombya hano ku isi kandi kikakubuza n'ubugingo.
ariko ibyo wunguka hano ku isi ntabwo nkugiriye inama ngo ugende ubikore, ahubwo twirinde ikintu cyose cyatuma abantu bavuga ngo umuntu yakoze icyaha cyangwa yakoze igicumuro imbere ya mugenzi we. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe gutabara, ahubwo ngo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanije n'Imana yacu, n'ibyaha abantu bakora nibyo bibatanya bigatuma Imana ibima amaso ikareka no gutabara. Bisobanura ngo cyabi cyakikungura Imana iracanga, cyabi cyakiguhombya Imana iracanga, ariko igomwa nuko ukoreye icyaha mugenzi we nawe ugahomba, nta nyungu bifitemo, ukagenda ugasenya inzu ya mugenzi wawe aho utayimwatse ngo uyituremo nawe uyungukeho, cyangwa uyimwakwigurishe cyangwa uyimwakwikondeshe, ahubwo ukayimwaka ukayisenya. Ibyo babyita igomwa, ni icyaha gikomeye cyane kiba mu mutima w'ingwe. Twirinde rero igomwa. Inama Petero atugiriye aratubwiye ngo mwirinde igomwa iryo ari ryo ryose. Ni Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 1-3. Mwirinde igomwa iryo ari ryo ryose, n'uburiganya no gusebanya n'ishari, ibyo byose mubyirinde. Kandi niba mwaramenye ukuri mukamenya ko umwami wacu agira neza, mwarasogongeye mumenye yuko umwami wacu agira neza. Imana yacu dusange twirinde icyaha kigomwa. Ni icyaha cya 28, ubutaha tuzakurikiraho icyaha cya 29, ariko icyaha kigomwa ni icyaha gikomeye cyane cyangiriza ibintu byose. Ubutaha tuzakurikizaho icyaha cya 29 cyitwa kwica igihe. Nuvuga ngo kwica igihe bigashora abantu mu bujura no mu bukene, tuzaciga ubutaha, ariko twirinde icyaha kigomwa. Bene data, icyaha cyose ni kibi, ariko icyaha kigomwa ko icyo twagambiriye uyu munsi wa none tucirinde, kugira ngo tutazabonekaho umugayo Yesu agarutse mu bwami bwe, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pasiteri, urimo utwigisha watubwiye yuko muri Bibiliya ibyaha bigaragara muri Bibiliya yose ko ari ibyaha 112, uyu munsi ukabugeze ku cyaha cya 28. N'ibindi byose hari abantu maze iminsi batubaza ngo ese ngo mugeze hehe, nuvuga ngo ibyaha byose 128 byose uzabyigisha. Tugeze kuri 28, tuzakomeza kuri 29 ubutaha. Icyaha cyo kwica igihe, kwica igihe ni icyaha gikomeye cyane. Kuri cano ya gusenga everyday ku badukurikira ni 078 9 078 669 666 078 669 666 kuri cano ya gusenga everyday. Twirinde icyaha kigomwa. Bene data batwumviye umunsi wa none, mu izina rya Yesu, amen. Pasiteri, reka tugushimire tubwire Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu wabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana nawe iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe, wakoze sabone. Reka dushimire nawe ugiye gufata ikiganiro ukagereza inshuti yawe ukagishyira mu magroupe. Imana ikwishimire, Imana iguhe umugisha, Imana ikwagure, Imana ikugire neza, kandi uzabona ingororano, uzasarura ku murimo mwiza ukoze. Imana iguhe umugisha. Ikiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.